Yo, ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wanyu wa Empire TV. Jyewe bagezaho aya makuru banyita Niyibizi Eric aka 0250. Tugiye kuganira ku makuru ajanye na politike. Tugiye kuganira ku muperezida w'Uburusiya bita Vladimir Putin. Nyuma y'uko Ukraine ikomeje kumuhangayikisha, twabonye indege bazirasa drone za Ukraine, tubona n'ikiraro Putin yagizemo uruhare kugira cyubakwa gihuza kara gace ko yari yometseyo mbere y'uko atera Ukraine, nacyo bakirashe. Akisho ntago ari cyo cy'ingenzi tuje kuvugaho, nuko nyine nabyo mama ugomba kubimenya. Nyine iyo umuntu abonye update z'amakuru rwose kuntu gameze aba ari sawa. Icyo tuje kuvugaho nyine ni iki: Putin rero nk'uko mubizi wo bita Vladimir Putin yohereje intumwa muri North Korea, mu Bushinwa, Brazil n'ibindi bihugu bafitanye imikoranire yo muri BRICS. Nyine agiye kubasaba ubufasha nyine kuko ashaka kwiyorera kuri Ukraine, ko nyine imaze kumukorera ibintu bitari byiza cyane mu izi minsi, kandi asa n'uwari warayihaye agahenge ye mu izi minsi. Nyine ubita Vladimir Putin nyine yarakajwe cyane nuko bamusenyeye ikiraro nyine cya gikomeye cyahuzaga Uburusiya n'iyo ntara yindi. Rero bakimara kumusenyera ikiraro, ubita Vladimir Putin yarakaye bikabije. Iyo tuvuga bikabije ni ukurakara nyine bya bindi bidasanzwe bya danje. Vladimir Putin rero sinzi nyine nimba arahereza Ukraine, ako nyine mu byitege ko nyine ibintu ari buze gukora mu kanya byo biraba bikabije. Reba kuntu yabatakaga ntacyo bakoze, ibaze noneho kuba bagize icyo bakora biragenda ute? Nuko byitega bimwe bikabije nyine, ko kiriya gihugu ashobora guhita gitsiba. Ariko nyine ni ukuri mu perezida ashiragamo n'ibintu by'imiyaga, ubundi kiriya gihugu aba yaragitsibije kera. Ko nyine Zelensky nta bushobozi afite, ubundi ni uko nyine nawe ari kwanga kuva no ku butegetsi. uriya perezida manda ze zararangiye. Zelensky nawe ari gukomera, uriya asa n'uri kugurisha igihugu nyine. Kuko nyine none si nimba umuntu bamubuza ntaje muri OTAN akajamo, bakaba bamukoreye biriya, niho yungutse. Yo NATO yamumariye iki? Ntacyo, nta na kimwe nyine yamugejejeho, ntacyo. None se ubundi biriya ntacyo biba bimaze nyine. y'umuntu biriya bameze nk'umuntu bosha akigumura nko kuri se. ko nyine iyo umuntu yigumuye kuri se, namwe murabizi ibihano abona, hari igihe bamuca mu muryango. Kandi kuriya ni ugushuka abanyagihugu, ni ukubashuka pe, kuko abanyagihugu nyine bamaze kuhapfira ni benshi, kandi Uburusiya bwo buracyakomeye, buri tafu. Reba amadeni Ukraine imaze kugeramo, garakabije, ni menshi cyane nyine. Ariko nyine nawe uriya mutipe ni ukumwosha gusa, kuko nyine biriya nta nicyo bimumariye. Kuko ntiwavuga ngo hari ese ubavuga hari icyo ntacyo pe, kuko perezida w'Uburusiya aracyakomeye, nta kibazo afite nyine. Ukurikije uko Ukraine bayisenye nuko Uburusiya bumeze, Uburusiya buracyakomeye, ni nkaho wajya nta n'icyabaye. Ariko Ukraine barayisenye hafi ya yose,
ngo bazamufasha kuyubaka da, bazamufasha kuyubaka ni ibindi. Reba ibyo yari amaze kugera, yari afite ibintu byinshi kandi byiza. None nyine nta makuru yacu agarukiye, nta